bakongera bakakwereka abamarayika angels, aho bakwereka mugenzi abamarayika mu bwami bw'ijuru buzuye imbaraga n'ububasha, bakakwereka Jerusalemu irabagirana. Ahangaha bakakwereka abarinzi b'ijuru, angels, guardians. Ndakubwira ngo ni ahantu harenze ahandi hose ku isi. Uyu akaba ari marayika Mikayeli, ari kumwe n'abandi bamarayika nk'aba Jibril, angel of death, marayika Mikayeli, umumarayika urenze, greatest angels. Ahangaha bakakwereka Gaburiyeli, icyo ashinzwe ni ugushyikiriza abantu ubutumwa bw'Imana ku isi. Hano bakagaragaza n'abandi bamarayika batandukanye nk'aba describers, abanditsi ndetse n'abandi. Ahangaha bakakwereka abandi bamarayika bafite imbaraga ku buryo burenze, uwo bita Mankra and Nakiri, abamarayika barinda mu kuzimu. Hano bakagaragaza ba Edwin, marayika urinda roho z'abantu, arinda ijuru, ndetse bavuga yuko afite abandi bamarayika 99 baba bari kumwe. Mankra and Nakiri nubango ni abamarayika bashinzwe gusiganuza roho z'abantu mu mva igihe abantu bamaze gupfa. Aba bagenda bakubaza imyizerere yawe ukiri ku isi uko byari bimeze. Ese warasengaga? Ese wemeraga Imana? Ese wakoraga ibikorwa byiza, cyangwa wari ubayeho mu mwijima w'icuraburindi? Mugenzi, baza kubaza ibibazo abantu mu mva uko bari babayeho ku isi, aho baba basiganuza cyangwa se babaza ibibazo roho zabo, nawe ugasubiza ukurikije ibyo wakoze. Iyo birangiye rero nta kindi gikurikiraho, ushyikirizwa ubutabera. Roho yawe ishyikirizwa ubutabera. Dore byose Almighty God, umushobora byose. Ijuru hano bakarigaragaza neza cyane.